aha mureba ni mwe mbwira abanyarwanda muteze amatwi kandi mufunguye n'amaso mureba iyi video. Turi mu mujyi wa Rio ahangaha mu Bufaransa, aho umuhanzi w'umunyarwanda wakataraboneka witwa Ricky Akaga arimo arashutingira clip ye y'indirimbo enye ategura kubohereza mu minsi iri imbere, izo muzumva ku bunani no kuri Noheli. Nkaba ngira ngo murakoze kuba mu mayina interview. Donc tumaze iminsi ibiri dukora zino clip enye, donc harimo clip ebyiri zikuri album Ricky Boss versus Ricky Akaga yasohotse, son yitwa Boss n'indi yitwa Vitamine. Akaba ari son izaba iri kuri album izaza yitwa Hisoprere, yakozwe n'umuproducteur mushya w'umunyarwanda wa Bruxelles witwa Ruthless, ukaba wakoze iyo prod. N'indi so yitwa Confession, donc ni son iri kuri mixtape nzarekura avant yo gusohora album yo mu izasohoka muri 2013. Donc iyo so Confession ni indirimbo imara iminota 7, donc mvugamo ubuzima bwanjye. Bref, donc clip byagenze neza, twatangiye ejo, ntago turaryama iminsi yose muri tournage, abavuye Bruxelles, abavuye Paris. Donc voilà, ça se passe super bien. Nzabonamo utuntu dushyashya mutari mwabona, nzabonamo amaconcept mashyashya mutari mwabona. Donc voilà, ibintu biri sérieux quoi. Nkuko musanzwe mubibona, Ricky Akaga, Ricky Boss nta mikino, ntabwo dukora ibintu na moitié, soit ni lourd ou rien, tu vois. Imvura yaguye, byagenze gute, mais on n'arrête pas, on continue, donc voilà. rero ni Ricky Akaga nkuko maze kumyumvira, aha muramureba on live, ariko muzamureba amaze gutunganya amavideo ye. Igishimishije nuko nk'abanyarwanda muri clip muzabonamo uburyo abanyarwanda babaho mu mahanga kandi bakaba batibagiza urwababyaye, bakaririmba mu rurimi rwabo, bakavuga umuco nyarwanda, bagateza imbere ubusugire bw'igihugu cyacu. Murakoze, mbifurije kuryoherwa n'uyu muziki, kandi buri wese muri mwe ntazibagirwe kujya kuri iTunes, dore kugura umuziki nyarwanda no guteza imbere umuziki nyarwanda. Murakoze, yari umwe mu bakora clip Moses the King.